Hello guys, umeze mute bantu banjye, ndabasuhujeho muri mwese aho mwaba muherereye mwese, ndabasuhuje cyane, mukomeze kugira mwiza. Njye rero turi kumwe nk'ibisanzwe, ni Elsa Ntakirutimana Musanze, amuke kugaragaza twamenya telefone neza cyane, murabizi ko kandi ariko kanjye ubwo rero wakoza ngo tugiye gukora iki. Mbere yuko mbwira icyo tugiye gukora, banza ufate akanya gatoya ukore subscribe kuri channel yanjye ya YouTube aho hasi, cyangwa se ukore sabone mu rurimi rw'igifaransa. Rero uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora guhuza telefone yawe n'indi telefone kugira ngo ufate amafoto amwe ube wayashyira no mu yindi telefone bitagusabye amapurikasiyo menshi. Ibyo nibyo ngiye kwereka uyu munsi. Urabona iyi apurikasiyo, cyangwa urabona apurikasiyo hano ziriho ikimenyetso twa Bluetooth. Ndetse urabona apu rero ushobora kuzifashisha, sibyo ko iyi ngiyi iri hano ngaha ubuzima ni buto kandi gupfa ni nko gukanda bikomeza uzandabura n'ahantu ugiye uri mwirabura n'uwisanga mwitanura zitegereza ukuntu uzakanura narose natoraguye miliyari cyambere nakoze nagusindaza wakosheje wari kugura Benz ubundi ugahita ujya kugura Essence nanjye numvaga nshonje niyo mpamvu kurya ari byo nabanje urabona ko iyo mbona utekereza muri headphone urimo gukora umuziki bikwinjira umuziki wawe umeze neza. Ariko izindi zo harimo ngiyi natoraguye miliyari cyambere nakoze nagusindaza, harimo ngiyi wallahi njye numvaga nshonje niyo mpamvu kurya ari byo nabanje. Izi ngizi ushobora kuzifashisha urimo gufata amafoto amwe ava muri telefone ajya mu yindi. Izi uko ari ebyiri, iyi yo iri hano ngaha, iyi ushobora kuyifashisha uri gukora, kumva urimo kwiyumvira umuziki wawe ukawuyungurura ubikoresheje. Nayo ni mukenera ukuntu nzabereka uko muzayifashisha. Iyo tugiye kwifashisha rero ni iyi ngiyi, tugiye kwifashisha iyi app. Iyi app iri aha ngaha niyo tugiye gukoresha ya Bluetooth. Ya Bluetooth connected camera, niko iyi Bluetooth yitwa, wayisanga no kuri Play Store. Nuko nta data mfiteho nayibuze ko kujya kuri Play Store nkakwereka uburyo uyishakamo, kuko ndakeka abantu benshi umaze kumenya uburyo bwo gushakamo app. Nuko uyishaka ahantu ngaha kuri Play Store. Urabona ngiye Play Store iriye, ukayishakaho ukajyamo ukandika Bluetooth connected camera. Ushobora kuyifashisha rero iriya application, niyo ngiye kukwigishamo uburyo ushobora kuyikoresha. Nako njye nari nyifunguye ariko
ntabwo byari ngombwa ko mbita nyinjira. Yes, turaza tubyinjiremo. Yes, okay. Turaza twinjire muri iyi app yacu. Iyi app yacu turaza tuyinjiremo. Yes, urabona ko tugiye kuza tuyinjiremo, hanyuma tuyinjiremo. Yes, igeze gato ibanza ifunguke. Urabona ifungukiye hano ngaha. Urabona ko ni telefone ebyiri ugomba kwifashisha, ariko njyewe uno mfite imwe, ariko n'indi byashoboka. Ugomba kuba ufitemo telefone ebyiri. Turi hano mu buryo kugenda utandukana, ko bakwereka uburyo ubasha kuyikoreshamo. Yes, urabona ko ugomba kuyikoreshamo ariko ari telefone ebyiri. Urabona ko amashusho hano ari muri telefone imwe iri hano. Aya mashusho yafashe iri hano hejuru, urabona ko yahise amanuka aza no muri telefone iri hano hasi. Yes, iza no muri telefone iri hano ku ruhande. Urabona ko amashusho ni amwe neza. Rero ushobora kuyifashisha. Rero bikorwa gute? Ikora kimwe nuko ushobora gukoreshamo Zenda. Hano kuri jambo yes, biza abantu benshi bamaze kumenya gukoresha Zenda. Yes, iri jambo riri hano rya saved, telefone iba iri bwakire amafoto cyangwa se video iyo gufata ku kanya. Hano ngaha ni telefone iba ibuze gukonekta ikohereza amafoto. Iyo ngiyo n'ibiri yo iba iri buze gufotora live ku kanya. Yes, keka ibyo byose birimo kumvikana. Ubwo iyo winjiye hano ngaha kuri receive bahita kwereka ama bluetooth amatelefone ufite, ukaza guhitamo telefone ushaka kohererezamo iyo ariyo. Twereka mfitemo n'ay'amaradiyo, ariko wenda reka tuvuge ko tugiye kohereza wingi. Yes, urabona ko iyi ngiyi iri hano ngaha niyo tugiye kohereza. Ariko bityo tuvuga noneho turi buze kuza tuyemeze. Bituma kwemeza kuri MC, adutegereze. Urabona ko kuba yuko atari ya telefone wesambwa ngo not phone sent live. Ntabwo bishoboka ko nayoherereza kuko ntabwo byakunda, ariko nyine ubwo yari ya telefone bita bikunda cyane ko bita bikonekta live, amafoto akabasha kwinjira kimwe. Rero ako ni akandi kantu k'ubwenge, ndagira ngo ukore subscribers aho hasi, nurangiza utange na comment y'akandi kantu ushaka kumenya. Watunyandikira hasi muri comment, nkaza kuzakabagezaho.